kawunga ya sabuna ivuga ntago ari yanjye ntago ari yanjye kawunga azibwe kawunga iyo kawunga irimo amatungo yitwa inyo iyo kawunga yindi iyo kawunga murakibaza ntiribwa bigenda ntayo yabonye kari ko twabonye nayo bera arabona kawunga rero abari mu bisheke irimo itungo ikanze mu updating mukubite iyo kawunga irimo inyo yakora he iyo kawunga se iraribwa cyangwa ni ifumbire se inyo zirafumbira uko baye kuko ntago yajya mu nda y'umuntu abanyarwanda umugani wa minister turakomeye barakomeye yise vuga ngo barakomeye nako ngo turakomeye nawe yishyira nasa kwikuramo yari kwakoze barara yise ngo nako turakomeye gazi ntuzaji afite ubwenge buhanitse akumwemera ko yibeshye za kamera icyo ushaka wazavuga yibeshye za kamera nk'umuhanzi nufise ngo bita ngo shizo niba ari shizo iyi rero bene nabandi ndayishyireho reka wungirimo icyo bise urunyo papa uri kurubona Jean Pierre ese unyura umukara wagira ngo na makarona ahubwo dore nguru ntabwo uri kubona asi yatetswe hasi urunyo bateka n'unashye mu mazi ayobize urunyo ko bari inzokara nukuvuga ngo iyi ni kawunga iri kugaburirwa abanyeshuri barimo kwiga muri porogaramu yiswe Remedio abanyeshuri batageze amanota yo kwimuka barimo kwiga basigaye ku ishuri ntabwo mubizi se ko biri gukorwa Bushidu urabizi ntabwo babizi Bushidu yarasibiye se gabara aha ni primaire gusa biri gukorwa mu mashuri abanza ni mu karere rero ka Rubavu mu murenge wa Rubavu ku kigo cy'ishuri cyitwa JS Nyarubande niho bari ino kawunga abanyeshuri amakuru avuga yuko bayigabura abanyeshuri banayanze urumva nyine kuba imeze kuriya buri ishobora no gusanga ishariye urumva babivana muri stoke bivuga ko ngo aho abanyeshuri bari kwiga bari kujya kureba stoke ibigo byagiye bisigarana kawunga mu mastoke bakajya kuyikurayo bakaza bakayitekera abanyeshuri barimo kwiga muri kino gihe ubwo rero mu kibazo nibazaga nse Jean Pierre uyu munsi ko u Rwanda rwose rurimo gukora ibishoboka byose bakaba barimo guhangana n'icyorezo cy'inzoga sibyo ngiti icyorezo iyi kawunga cyangwa se ibi biryo biri guhabwa abana b'u Rwanda nabyo twakwita ko ari uburozi bizagenda bite ntushobora kuzasanga turimo kureba kimwe hari ahandi abantu bari kwangirikira ejo bundi twahoze tuganira sinzi nkuru twari turimo tuvuga twibaza ku nshingano za bamwe mu bashinzwe uburezi ahambere ku turere aha kabiri mu mirenge nagerageje kuvugana na meya w'akarere ka Rubavu gushubije ngo iki ntabwo yanyitabye asanzwe atitabaze inshuro nyinshi ko hari abameya twamaze gufata gutyo byagenda kose inshuro nyinshi nawe muhamagara ntabwo yitaba nakangoka nyine kandi kuri WhatsApp uyumwandikira gusubiza ariko umubajije ibijyanye n'akazi ntashobora iyo umwarikiye umubaza uko ameze aragusubiza hanyuma akazi akaryuma urayuruti kawunga irimo inyo baragenda bayigaburira abana barayanga bari bari bazibonyemo niyo mpamvu bayanze ahubwo icyo mvuga ibi bintu aba baregura uko byagenda kose aregura abashinzwe uburezi karere yegure no mu murenge yegure ibyo kuvuga ngo babatu ngo abayobozi bavuga ngo babagiye mu nshingano ngo za meya ngo meya yamwohereje aha ngo gitifu umurenge yamwohereje aha ngaha niba kugenzura niba ari iyi gahunda numvise uvuga ngo ni gahunda ya leta yo kugira ngo abana basibiye batsinzwe nzamura bushobozi bongere basubire inyuma bige donc bazazamuka n'abandi bafite ubumenyi runaka hanyuma mu bibagaburirwa rero ntago kuba ari umuswa yaratsinzwe ukwiye kumuhemba kawunga irimo inyo kuba afite ubumenyi butari kugera ku kigero cyifuzwa bumvikane neza buriya gutsindwa ntabwo uvuze ko uri umuswa n'ubundi hari ubumenyi ufite niyo mpamvu narengaro nyine waruvuze igice nyinshi ntabwo tubreminga umwana watsinzwe tubreminga wamwigishije niyo mpamvu basuye bakongera bakabigisha ariko ikibazo kirimo buriya n'ibishyimbo birimo imungu buriya ntabwo zaburamo kawunga yagezemo inyo buriya n'ibishyimbo birimo imungu ahubwo kugira ngo ikibazo gishakirwe umuti cyihute Sam kugira ngo cyihute kive mu nzira ushinzwe ubuyobozi ku karere bamwirukane
ushinzwe umurenge wamwirukane hanyuma hanze undi muntu ukwiye gukurikirana ibintu neza bikajya mu murongo kandi icyo gisubizo nicyo kirambye Jean Pierre arabiruka reka da ntabwo bakuye mu nshingano igitekerezo cyanjye kugira ngo ikibazo gicike cyane no kuzagaruka vuba n'uzaza ajya yumva ko hari umuntu azize icyo kintu ajya avuga ati kanaka yagiye kubera ushinzwe uburezi mu karere ka Rubavu ntago bamutegetse kujya ku mucanga ntago bamutegetse kujya ku mupaka hari abasirikari ntago bamutegetse kujya mu muhanda hari traffic police icyo ashinzwe n'uburezi no gukurikirana abanyeshuri urumva kuba mu biruhuko w'akarere n'abajya mu biruhuko ntabwo bibaho iyo abanyeshuri baruhutse bararuhuka ibi bikorwa nabyo utangiye gutegura ukuntu abanyeshuri bazagaruka bameze neza ibikorwa nabyo bagomba kubikurikirana uwo mu murenge niwe uragenda mbere yihuse ariko umurenge wa Rubavu nawo abafite ubutesi ahubwo none se amatora asagiye kugera se babwo ntago bazasubiraho none se bo baratorwa ubundi bakora ibizamini bya leta bakakajyamo ndi kuvuga byo gutora byo n'abayobozi b'inzego z'ibanze kandi iyi nkuru imenyekana ahantu akose ko nta kubutangiza hose yahageze reka babwire rero abantu nabo bagiye mu 2024 abantu nabo bagiye ku mugati pe gute mugati wovuyo mujye kuri ku mpungu ndabona z'urugaburira abandi bajye kunyo bajye ku aya ntabwo bivuze pe ariko n'ubundi muvuge Annonciata mbonye mwayivuze bindi tuzazigara ko muvuge musoza kuko saa 6 zageze inkuru ya Annonciata mu karere ka Karongi wiyawe asanzwe amanitse mu giti twayivuze ntabwo nabonye igendere kuko amasaha yadufashe amasaha ahuje imyambi basahuje imyambi hari uwo babajije yambaye isaha y'urushinge maze ati bagiye iki arareba ati ndabona ntari kubibona inshinge zagerekeranye ubwo rero zigerekerana saa 6 zuzuye inshinge zose urw'amasegonda urw'iminota n'urw'amasaha ubwo no utegetse umuntu ngo ni igihe cyo ngo icyaha ziragerekeranye ahita kuri saa 6 inshinge zigerekerana saa 6 zuzuye Brandine rero batwirukanye mbasezerere mutahe mere kuri Jean Pierre nsezerera Jean Pierre ngaho taha pe soka wigendere Jean Pierre mbere no uvagisha uko wagira ngo mba ntashye kandi imiruho bikomeje imiruho nani imirimo ni imiruho aki imiruhora ni imiruhosha nukuvuga ngo byose ukoraho wiho kuya ntago gukora kuri mudasobwa bisaba agenda ukomeza imiruho yawe mudasobwa vigire nyine aho igitsise ibirenge wiruka mudasobwa n'amaguru Jean Pierre rero ndagushimiye mu kiganiro cy'uyu munsi akoze cyane kandi nabashimira nanjye no ku munsi w'ejo mwabanye nanjye Imana ibahe umugisha kandi n'ubutaha abashyitsi nabagaruka n'ubutaha kabisa no ibintu ku murongo neza kubita impfubyi ibwiriza kurira biba byo zaba live kandi ukaba rero umukoro ugifunguzo wagisigiye bwana Samukabera igifunguzo cy'imirire cyo kugaburira abantu mukorana wagisigaranye muzaze kabisa ndizera ko mama Nayira mu gikoni azaruta mama Era abari tayari pe mama Era ko yadukosoyera ko yadukosoye ku kirye n'imirire yatetse turavuga tuti twimura ibirindura tuza kuba kwirebera Gambi yari yanze gutaha Gambi yarabetse ngo urese amasago arajyanye mwari mwamaye ka rukokera se rukokera se yabura Jean Pierre hose abari kwiseriva Samuro nawe reka ngushime ku buryo twabanye muri kiganiro kuri uyu munsi wakoze cyane Brandine nako rero tuzakubona ejo ndaza uzazindutse cyane rwose nabyo guterwa reka dushimire rero na Benjamin y'igisubizo wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Dive bafatanyije dushimire na mwese mwabanye natwe mu kiganiro cya Rwanda Nkunda uyu munsi Rwanda Nkunda nagaruka ku munsi w'ejo mugira ibihe byiza